Hello guys, wongeye kwirigwa nkuzaniye uburyo busha bw'ukuntu wakoresha internet y'ubuntu kandi yihuta ku muvuduko wa 5G cyangwa se 4G. Okay guys, none ngiye kukwereka ubwo buryo bwiza kandi bwizewe ni Gadi Ojibuka ukanda subscribe na follow like share kugira tugume kubana. Okay guys, twihuse cyane ntago ndi butinde. Urajya muri application zawe za phone yawe kanze nkwereke application tugiye kudownloadinga gusa ntago urayikura ku Play Store kanze nkwereke aho uri buyikure. Iyo application iraza kuduha internet y'ubuntu yihuta kandi ku muvuduko wa 4G cyangwa se 5G. Okay, twihuse cyane urafungura application yitwa Prime Store. Guys, iyo application uri bufungure dore ni iyi ngiyi, ndakeka ntawe utayizi. Hari ababa barayihidinze bitewe nuko baba babona ikurura ibintu badakeneye, ariko niyo ngiyo guys. Noneho twihuse cyane turayifungura. Nuba warayihidinze ujye muri setting uyirebemo wongere uyigire unhide. Okay guys, twihuse cyane uraza hano hejuru kuri search. Nta phone mbibutse guys, nta phone itagira iyi application. Uraza aha hejuru, aha ngaha niho uri busacingire, usacingemo application yitwa S. Guys, uyizere S Tunnel. Nkangucyo iza application zarabuze kuko kuri Play Store ntago zibonekayo, ariko aha ngaha turaza kuzibona cyane. Urabona yuko duhise tuyibona ni iyo ngiyo. Dore guys, ni iyo ngiyo niyo uri bukurure. Noneho nurangiza uyidownloadinge. Urabona yuko njye namaje kuyestaramo. Noneho we ikintu uri buhita ukora, uri buhita urebe kwa ako karongo kanditse karaba kariho install, ni kuri bukande ubwo kubanje namaje kuyestaramo. Kanze nyifungure twihuse cyane turayifungura. Okay guys, nukifunguka wo nta kintu uhita ukora, uhita ukareba handitse leta, niho ihita ukanda. Wamara kwakanda ntago usanga bimeze ucya. Kanze mbereke, usanga imeze ucya muri application indani. Weho ikintu uhita ugakora, uhita ukareba aha kuri ubu budomo, niho uhita ukanda ukahakanda. Iyo umaje kwakanda urascrolling uzamura, uhita uza ureba aka kantu kari hano hasi. Aha hasi guys, reba aha hasi ni kuri buhita ukandaho kanditse ngo clean up data. Ubu ugiye kuyihanagura ukayisukura. Noneho warangiza uhita urebe hano kuri ubu budomo butatu nanone ubukandeho. Niwamara kubukandaho guys, uhita ukore hano handitse ngo update. Numara kuhakora ubwo uri buhita ukanda aha ngaha handitse ngo direct SSH. Niwamara kuhakanda uratungukamo aha ngaha, nta kindi uri buhita ukora, uhita urebe aha handitse search. Okay guys, noneho wandikemo ngo Rwanda aho muri search, ushiremo rana wa byonyine birahagije. Niwamara gushiramo rana wa urahita ubona izi server, gusa we server uri buhita ukoraho niyo ngiyo yanditseho Rwa MTN 500 free. Niyo uri buhita ukandaho. Niwamara kuyikandaho, okay guys, uhita urebe hano ku iki kizeru cy'umutuku cyo hejuru ugikandeho, utegerezeho gakeya. Urabona yuko hano hasi bahita bakubwira ngo connect. Urabona yuko baratubwiye ngo VPN ngibaye connected. Okay guys, twihuse cyane. Urabona yuko aha hasi naho hariho imibare iri gutera mu by'ukuri, ariko iri gutera mu makilobyte. Katujya nko kuri YouTube turebe, urasanga zira kilobyte zahindutse megabyte bitewe nuko mega zacu zatangiye gukora, batangiye kuduha mega z'ubuntu. Urabona yuko biri gukora neza cyane gose, amavideo kuri YouTube bari kuyaduha. Okay guys, urabona yuko birakora kandi birizewe. Guys, niba video igufashije, niba ibi bintu bikunze, urabona yuko megabyte ziri gukunda.
niba iyi video igufashije ibuka gukanda subscribe, share na like, ndetse niba hari ikibazo wibaza ukimbaze muri comment kugira ningaruka nzagaruke nkigufashamo nyigusubiza.